mwese mumeze gute bantu banjye nizere ko mumeze neza ndacyari hano mu Rwagasabo mu Rwanda mu gihugu cyacu nizere ko muyibona Visit Rwanda nayambaye natangiye kujya muri mudu so ubu rero tugiye kugendana namwe mu rugendo rwo kujya mu majyepfo turabereka mu majyepfo tubereke Imuhanga tubereke ahantu hose hagiye hahinduka muri province zose z'iki gihugu harahindutse naringize ngo tugiye kugenda urugendo turiteguye tugiye kujyana mu modoka nkuko dusanzwe dutemberana muri Norvège gende mbatembereza tuganira n'abantu turi kumwe bagende bagira icyo bambwira nanjye barantembereje gusa murabizi ntago bantembereza ngo basige inyuma niyo mpamvu banitwaje kamera tugende tujyane kabisa tugiye kwambuka Nyabarongo murayibona hari kuri Ruriba none ubu twambutse Nyabarongo ariko guys Nyabarongo ihora yijimye bisa nabi kuki batagiye yicayura ngo ise neza sinzi kabisa ubu tugeze ahitwa karere ka Kamonyi hari indirimbo ya Amaji bitaga Nyabarongo urayizi ya ndirimbo ye avuga ati byaranduje kukwambuka ariko ahantu ndahakunda gazi uru rugendo ni rumwe mu ngendo njya nkora sindambirwa kuko urugendo nakoze igihe kinini narugiyemo ibihe byiza hano narahajyaga kabisa nari mfite nyogokuru na sogokuru babaga Igitarama twacaga hano tugiye kubareba kabisa n'ubundi n'ubungu b'Igitarama turahanyura turahanyura tubone rero gusuhuza abantu baho turabasuhuje aho bari hose hano hari agace tugiye kugeraho aho bita ku Ruyenzi ku Ruyenzi bantu banjye reka mbabwire mbateguze ku Ruyenzi mutagira ngo ni muri paradizo tugeze cyangwa se ngo ni Kigali reka da ku Ruyenzi mu nkengero za Kigali buriya nta nubwo ari Kigali rwose ni mu ntara y'Amajyepfo ni muri Kamonyi ye baba we habaye Nyarutarama habaye heza byataramazu iki abantu bose bo muri Kigali bakorera Kigali kenshi bagunda batuye hano hano n'amazu urebeye hariya hakurya amazu kabisa hakurya amazu nyine urabona ko bitandukanye uru ni uruganda hano hari uruganda uru ni uruganda cyangwa urusengero ni uruganda ni uruganda akandi ubu turi hano mu Rwanda ingendo ndende zose dukora zo mu ntara tugiye gutembera tuzatwitwaza kamera kugira ngo n'abakunzi bacu bamere nk'abahari tube tumeze nk'abantu bari kumwe tugende tuganira kandi please nidusora ikiganiro muri comment mujye mwandikamo uko mwacyakiriye mutubwire ibyo twahindura mutubwire uko mubyifuza ndetse n'ahantu twabajyana muri rusange uru ruganda rukora iki umusambi rukora umusambi rukora matera ikora amabati matera n'amabati okay ndabona binashushanyijeho hari n'urundi imbere yaho rwitwa Ingufu Gin Ingufu Gin bakora ibyuma bakora marikeri marikeri singira ngo sibyo biboro hano mu Rwanda ntago babikunda ndi kubona rwose hano ari ahangaha bakora amabati inganda mu Rwanda zaruze none se uko tutari imasoro oya ni karitsiye n'inganda okay urumva amasoro ni Kigali ahangaha ni Kamonyi ntago hano ari i Kigali hano turi mu majyepfo ubu ngubu twamaze kwinjira mu majyepfo twavuye i Kigali nabonye nta minota myinshi bidutwaye kuva i Kigali ugera ahangaha abantu batuye hano kabisa bubaho urumva bisigaye byaroroshye na transport yaho iroroshye kabisa ariko nyine no mu Rwanda twarabonye bateye imbere buri muntu wese ufite inzu afite n'imodoka so ntago wavuga ngo ni kure ahantu ufite imodoka yawe ugenda se harwari haba kure ikiza cyano haragendetse ntago ari kure ya Kigali cyane haragendetse ameze neza ariko hano ni heza we ayibonye karitsiye iyi karitsiye ya hepfo ni heza byahatari kera hari abantu babaga batuye hano tukabaserereza ngo batuye mu cyaro none ubu nibo baserereza abantu batuye i Kigali ko bari i Kigali batuye mu cyaro cyane rwose niko bimeze ariko ubundi umuntu abameze nk'utuye mu cyaro ko Kigali yose nayo ntabwo ari uko imeze neza nk'aho ari mu mujyi hariya dutuye wahita mu mujyi koko ariko nawe ntabwo ari mu mujyi n'ubundi nawe no mu bipapuro ntabwo ari mu mujyi ni Rwamagana kabisa so rero umva ikibi cya hano nanone ikintu nangira hano naka kambutiyaje kaho nikajya kabura
kubera ukuntu umuhanda w'ahangaha ari mutoya. Ni mutoya cyangwa urazamuka? Arazamuka, araterera, haca ibikamyo, haregeranye ukuntu na mutoya nyine. Kandi kudepansa ntibyemewe. Ntabwo wadepansa kuko ni mwikorosi. Hano ihari kabisa. Abaca amakamyo menshi atwaye umucanga niyo mpamvu. Moto ko umumotari warigendera nta kintu waza umubwira. Ariko njye nibaza mu Rwanda amategeko areba imodoka ntabwo ari areba moto. Niyo kubera iki hari umuhanda wemerewe utemerewe gukandagiraho se moto zo zikawukandagiraho? Nyine niko kutubahiriza amategeko ariko nabe iyo bafashwe barahanwa. Okay. Hano hantu ukuntu uba ureba Nyabarongo hariya hasi. Cyane kanyari nitemberera kabisa nari nkumbuye hano hantu. Ariko hari ahantu nishimire tuhageze. Ahantu hari urutoki, hakaba n'ibinuza n'ikawa, hakaba n'inuza n'imyumbati. Ono uraza muri uru rugendo nzakwereka hari icyayi noneho sasa. Ni icyayi. Icyayi nicyo kigaragara neza kuruta ibyo byose uvuze. Umurima w'icyayi. Mbonye na kino kiraro, iki kiraro mbonye ku cyapa. Iki kiraro nacyo tuzakinyuraho. Icyo ngicyo cyitwa nicyo muri Nyungwe. Kiba mu ishyamba. Ariko nyine iyo ushaka kukijyaho ni parike nyine uragenda ukishyura ukajyaho ugatembera. Reba bereka ayo mazu ameze nk'aho hariya tuvuye hariya Nyabugogo. Hano ni Ruyenzi, ni Ruyenzi. Ni kuri Ruyenzi. Hano hantu hateye imbere mana yanjye we. Aho ngaho wahita Irunda na Giharo. Hano ku Ruyenzi. Hano hari umuntu twari turi kumwe yari yatinye kuvuga final aravuze. Ariko se ubundi twebwe ibiganiro byacu ni ugutembera tukajya twiga. Nta gufunga umutwe. Nta mpamvu yo kwikomeza. Tuba tugeze no mu mujyi hano. Ubungu abantu tugiye kugenda banadutembereza ariko abantu bahanga n'abana beza. Hano muri bice ari mu majyepfo. Aka kantu ka service zigenda gake. Ayabyihorere wanjye ngibyo umuntu Abanyarwanda y'abantu service zanyu. Mbona yuko rimwe na rimwe za ngando twajyaga dukora turangije segonderi yaba byashobokaga kaza bafata abantu bose bagiye kujya mu kazi bakabajyana mu ngando hanze ya Afrika. Bakabereka ukuntu bagakorayo nk'amezi nk'abiri yonyine. Babundi bakagaruka hano. Akazi kagenda neza. Service zanga ibintu byanyu ni bislowly uje hano ufite nk'iminsi uyikuyibarira. Urazi kuvuga ati nzakora ibi ukabe noneho ikintu cyose service yose wayihaye nk'iminsi 5 akibaza ko n'iminsi 5 usubira nta kintu wakoze. Babagenda nk'abari muri slow motion bagenda gake ni gake gusa nanone tubonera kubashimira bari kwiyubaka bizagenda biza hari ibintu bitaragenda neza ariko tuzatugenda tubivuga iyo ibintu bitagenda neza umuntu arabivuga bakabikosora. Dufite abakunzi benshi badukurikirana abenshi bakora muri ibyo biboro bya service ariko hari abadukurikirana nzi bakora neza kabisa bakora batanga service zihuse gusa si inyubako hano arazibona inyubako izo ni inyubako ariko hano turacyari mu mujyi gazi muri kumbeshya hano ni kuri Ruyenzi muri centre neza. Aha ni Beka ni Beka ni banke ya Kigali yageze hano kuri Ruyenzi. Reba hariya amazu hano ni Nyarutarama. Hano hatuye abakire. Ubushize mpaheruka na Nzovu turi kumwe na Nzovu na Yaka barimo baranyereka kwa Kinyi James niho honyine bazi nabo. Atuye hano ku Ruyenzi kabisa ngo nawe mustar uhatuye mbere wayibonye na hoteli na hoteli irayirenze. Hano hatuye ababosi cyane kabisa ariko u Rwanda nta cyaro rukigira mujya mubibona. U Rwanda rutera imbere buri munsi hose haba mu mujyi kabisa hose harahindutse. Reba ngaho hakurya ukuntu hameze ari amazi. Kera hari urutoki n'amakawa n'amashyamba none reba ukuntu habaye mu mujyi. Gusa tubona no gushimira za Sofia. Sofia zimeze neza kabisa. Sofia zituma abantu bagenda gake. Ni byiza nta manuka. Uziko nta manuka nimwe ndabona hano manuka ziri kuri 0 kabisa ku kigero cya 0 which is very good. Ubundi kimwe mu byiza nabonye uyu muntu ari mu mahanga bayishimiye kuvuga ko ari umunyarwanda. Ni byiza cyane ariko kubera ko u Rwanda iterambere ryo hanze rigenda risatira hano cyane kurusha ibindi bihugu byo muri Afrika kabisa.
urabona ko mu kanya turaba tugeze i Muhanga. None i Muhanga hano wabona urumirwa. I Muhanga utatuvuye se? Hari abantu benshi basigaye babi Muhanga bakorera i Kigali buri munsi. Noneho akayaga karaje kubera ino mikindo. Indi karitsiye wayibonye aho ruguru y'umuhanda? Iyi wegaye ahangana no kwa King James. Karitsiye ya ruguru y'umuhanda nayo yana ni mu ba boss kabisa. Nibyo hano niho King James atuye kabisa. Muri ibi bice. Dramataje. Yala. Mbega ahantu heza. Ariko nyine mumbabarire iki kiganiro tugikomeze tugende mpaka tugeze ahantu hari intoki na kafe n'ikawa kabisa. Umuraza kuyibona mukanya tuba tuhageze ndabizi, ariko nyine abantu iyo turi kumwe n'abantu bahita bavuga ati ikiganiro tukirangize, kandi mu by'ukuri hari abantu benshi nzi babifuza kureba ahantu u Rwanda rugeze. Umuhanda baherukaga kera, uyu muhanda mwongere mwibutse abantu badukurikiye, umuhanda n'ujya hehe uva Muhanga. Uyu muhanda urajya Muhanga kera witwaga ngo iki rero? Igitarama, Ibutare. Uyu no muhanda nyine ni wowe ugiye. No muhanda nyine ni Kigali Butare. Ni Kigali Butare. Umuhanda Kigali Butare. Okay. Hari n'indirimbo bivugagaho. Umuhanda Kigali Butare. Abantu batari baherutse no muhanda murebe, kuko mushobora kuzaza mukagira ngo mwayobye. Mwagira ngo mwayobye kuko hano hantu harahindutse habaye heza pe. Hateye imbere. Amazi arahari, noneho ndabona hano hepfo bari kuvoma. Ibishanga byiza cyane, ibishanga bitemo inuza. Ari amaduka cyangwa ni isoko? Biriya ni isoko. Hano hateye imbere. Hano ko hari n'uruganda rutunganya ikawa. Aha ni muri Bishenyi. Hano ni Bishenyi. Hani muri Bishenyi. Ni hatari. Hariya mbonye ahantu bahinze udutunguru hano. Mukabande bahinga udutunguru. Mbonye nabo bahinga pome aho. Na pome hano zarageze se? Basiga bazihinga mu Rwanda. Mbonye ari aho bazihinga rwose. Ko nta biti byazo tubona se byabiza. Cyo ntazi n'uburyo. Ni mu muceri hano. Natwe utari udutunguru. Hafi ni umuceri. Waragize niho bavuga ngo ibitunguru. Niho navuga ngo ni udutunguru. Nari ko ari udutunguru kabisa. Ariko mu Rwanda basigaye bahinga umuceri mwinshi. Nibyo biryo. Basigaye bahinga umuceri kabisa. Ariko kibazo mbaza abantu ni se uyu muceri uhinga hano mujya umurya ntago tubizi, menya bawugura batazi ko ari umunyarwanda. Bazashyireho marike abantu bajye barya umuceri wabo babizi. Dore hano hantu ukuntu ari heza mana yanjye we. Ubu kera ibibanza hano byaguraga make kubi. Byaguraga make ariko ubu ngubu kukibona nta nubwo wanakibona kabisa. Nahaba boss. Nahaba boss ubu ni muri quartier y'abakire. Ntago wanavuga ngo urabona ikibanza cya make. Ahantu hari ahinze intoki hose bazikuyeho. Singaye ruri hasi urutoki nubwo ari rutoya. Mpamvu zajize imitobe zitakiboneka, azigaboneka iby'ibisheke. Imitobe y'ibitoki ntikiboneka. N'urwagwa sha. Urwagwa rwo wapi kabisa. Byaranze, ariko nyine asa nk'umuntu ufite urutoki rwese byo. Hano hantu naho hari umuco nyarwanda. Hano hantu ndahazi. Hari umuco nyarwanda gute? Hari ibintu by'umuco nyarwanda byinshi barusobanura abantu umuco nyarwanda ukuntu. Hano hantu ndabona hari n'akabari, brochette zubaka. Yitwa Ikambere. Brochette zirahari? Zirahari rwose. Mu rugendo tugiyemo. Ahantu hari ibyo kurya byiza bizima ni harahari henshi. Yego harahari. Mu Rwanda ntago wahabura kereka utabishaka. Wow. Ubundi gihe kera nanzi ko ibyo kurya byiza. Bonye imirima hano hasi. Iyi ni imirima se? Yo mu bishanga. Ni mu gishanga, ariko nabo bazahatera umuceri. Umuceri barahwirira. Baravomerera. Umuceri uteye mu gishanga kuko ukenera amazi menshi. Ko nandi ko nateramo amazi se nanone. Oya, wabona amazi aho kujyamo se. Amazi hakenera menshi. Okay. Ariko inyubako hano zihora zizamuka ni buri munsi. Cyane.
ubu tugeze ku biro by'akarere ka Kamonyi. Mwahabonye nizere ko muhabona, ariko ibiro byose by'akarere bimeze neza, usibye ibiro by'akarere ka Kanombe nibyo nabonye ari bibi. Oya ntago na akarere ka Kanombe kaba, wewe ni umurenge wabonye. Oya kariya kari kabi kabisa. Akarere ni Kicukiro. None se umurenge wa Nuza ko nawo wa etaje wa Kimironko. Umurenge wa Kimironko? Baravuguruye. Bora ntago baresheje imihigo. Abaha barayesheje kabisa. Kamonyi. Ubahwe. Kamonyi mwayibonye guys. Hano mu Kamonyi rero murigiye kugenda mwumirwa mugiye kubona ukuntu hano habaye umujyi. Ama office, ama banke, iki byose abantu byose birahari kabisa. Akamazu yaho yana niyo arenze. Ni yarenze? Ahangaha rero amazu y'uduteguro yahoze ku muhanda ahangaha. Ariko none rero bazasigaye ahari. Nama VIP. Uyu nguyu yanze kuvamo. Aranze. Uriya ni kavukire wanze kuvamo, aravuga ati nzaguma hano mpaka. Dore reba hasi twatuzunkunda twungutwa wakabonye kangaka. Hariya hepfo ntabwo kaberetse kamategura ka kera. Uretse turahura n'utundi twinshi. Ntabwo yabura nuko n'ubundi no karitsiye naya. Iyi ni imidugudu. N'abantu bakora urabona ko n'abantu b'abagabo bubatse amazu yo gukoreramo ubukwe bagiye bavugurura. Amaze gukoreramo ubukwe. None zavoka 10. Zabahizo zavoka 10 hano ntago zemewe. Ahangaha hemewe umurima w'ikawa. Hano rwose ebana hari amazu ku muhanda, hano ku muhanda huzu tuzu dufite nuza amategura, hirya hari urutoki n'inuza n'ikawa. None wapi asigara amataje. Kubera iki barekeye gusakarisha amategura ni yahenze cyangwa simbi nanga ko iki batagisakarisha amategura nayi amabati ni iterambere. Amategura hari indwara atera. Amategura atera indwara? Indwara yo mu buhumekero. Oya. Igitera indwara yo mu buhumekero ndabyibuka ntago ari amategura, hari amabati yarameze abonerana ukuntu. Hari amabati abonerana sinibuka no kuntu bayita bayakuyeho. Ariko amategura yo ni mazima cyane. Amategura maze no muri Norvège amazu menshi niyo abasakaye. Ariko amakorosi ari hano nayo yubahwe. Singandi iwacu. Se kutinya amakorosi tutaragera ku Kibuye. Ku Kibuye i Karongi. Ku Kibuye abantu barahambwiraga ngo nzajyeyo ngo ni heza. Ariko kuva natangira YouTube channel yitwa Temberana na Roseline, dore umwanzuro ndawufashe ngiye kubatemberezayo kabisa. Ubundi byari byaranze nagize ubunebwe ko ni kure bya hatari. Ariko nyine Muhanga murabona ko hahindutse bya hatari cyane. Uyu muhanda n'ujya he? Remera Rukoma. Uwo ni Remera Rukoma. Gushungura wa mukecuru wo kwaririya. Okay. Dore hari n'umusigiti. Ntabwo nzi ko na mu bice bitari muri mujyi wa Kigali hari umusigiti. Hano se hari umusigiti utabana ubonye. Uri ari na amashuri cyangwa ni ivuriro. Turebe. Hano hameze neza. Urabona ko hanera rwose. Hano hantu man kugira ngo wemere neza ko ari Gitarama keretse ubonye inuzi imyumbati. Nuhita uvuga ati yafu ya Gitarama n'umwimerere cyahari. Tarabona imyumbati nturi gubyemera. Ntabwo byemera. Hari ikawa n'imyumbati n'ibitoki n'insina nako nyinshi. Oya ubushize ngaruka byari bigihari. Hano urutoki rwo ni rwiburira ngenda urubona uko nka efa nako karimo. Sinzi impamvu. Ariko nyine reba nk'urunguru rurahari ariko nyine bari ntago rukirirwa incurebye. Amategura abantu. Iyi nzu yubatse nk'iyo kwa sogokuru. Aha ni urwibutso rwa Kamonyi. Okay. Ndabona rwose ari hatari. Ahantu hose barahubatse barahavuguruye. Reba uno muhanda ukuntu umanuka. Umuhanda gutwaramo bisaba ko uri tayari. Gute se kandi mbona umeze neza? Ngo umeze neza uraryoshye. Nyine se ugomba kuba uri tayari. Ubonye Inyange? Inyange iri he? Inyange ntabwo uri kuzibona hariya hirya ziguruka. Turi kuguruka. Ubu ngubu hari umuntu wanyatiye umurimo wo guhingamo muri ibi bice nzaza amahinge nge, ariko umuntu yahinga iki niki cyera hano hantu? Ni imyumbati. Guhinga imyumbati. Uranazi ko ibintu byose hano biracyahari. Hano Gitarama iyo uhageze uhita wumva nyine kugeza ahantu
mu rugo rw'imyumbati, mu rugo handi hava ifu ya Gitarama ni hano hari imyumbati myiza cyane kabisa n'ikawa, ariko ndabona barahateye inturusu. ari amashyamba. Izi nturusu ntacyo zonona se buriya? Sha sinzi, ariko buriya nkeka ko nyiraho ajya kuhatera inturusu wenda ubutaka ari bubi. Nta kindi kihera. Birashoboka kabisa. Ariko nanone inturusu ni imari, inturusu umuntu naba azikeneye. Bibuke ko hano abantu bagikoresha amakara. So inturusu ziba zikenewe nanone. Amakara gusa se izi nzu zose nizisakajwe inturusu. Ane zubakishije ibiti maze. Hano hose nta nzu y'ibiti ihari. Hano ni mu mujyi. Hano mu mujyi nta nzu y'ibiti ihari kabisa. Ariko hari amakorosi ya danje. Korosi urabona neza turi kujya Karongi. Muri kujya Karongi? Ikintu nakunze n'ukuntu buri hantu hose tugiye karitsiye yaho ubona isirimutse kabisa. Iraherenze byatari. Ngewe narakubwiye ngo uretse hano ni mu Gaperi. Muri gaki? Mu Gaperi. Mu Gaperi. Mu Gaperi. Noneho nga ubundi bayabonye amategura. Amategura aho nga ntabwo bubatswe nka kera wana. Iyi ni konoshi ntabwo ari amategura. Ubu tugeze ahantu bita Ishogwe. Ishogwe niho tugeze, ariko ndabona hari santere iteye ubwoba pe. Santere imeze nk'iy'Ikanombe. N'ubundi hano ni muri Muhanga n'ubundi. Handitseho Muhanga. Ni mu karere ka Muhanga. Yego. Ana kandi agashami ka Ruri sako ya Muhanga. Agaciro sako Muhanga. Ayibonye Muhanga itekanye. Ganga ni muri santere ya Muhanga. Hano abanziriza santere iri imbere gatoya. Ariko hano nyine naho ariko hano naho ni heza, hari agakarise keza kameze nk'ak'Ikanombe neza neza. Gatuje kameze neza, hano ndabona habaye n'ubukwe. Murenge wa Murambi. Ahanga mu Rwanda nta bavumvyi bakizi. Twajye duhagarara tukabanza tukavumba. Ubonye ikigo nderabuzima cya Gitarama kinyuzeho, ahubwo nuko nanjye nawe nakibonye. Ntabwo nakibonye nanjye. Ahanga byandi biti bikatsi n'ibikihaba umuntu avumvye ntibamuhereza. Shaka kujya kuvumba. Bakagwenza. Ntabwo benze kandi bafite umutobe. No sara umuntu ukora ubukwe nta mutobe afite. Wayibonye moteri? Moteri irihe? Hano ntabwo ahantu ho kurara habura. Ahanga naho kurara. Uzarara. Reba Muhanga, reba santere ya Muhanga hakurya iriya. Ni handi twageze nkumirwa. Ariko nanone ya mazu hano urabona ko bakifite amazu matoya, reba aho hasi, reba amategura rero aya niyo navugaga. Amategura ni sawa. Mbonye n'ikiraro. Mbega bakundi bubakaga ibiraro kera. Ko mbibonye kabisa. Muhanga ni umujyi wa danje. Aya ni umujyi wa danje kabisa nayo. Ahantu hose mu ntara yose hagiye hari umujyi. Uruta n'uw'i Kigali. Uriya mujyi uruta Kigali. Ahubwo abantu baba baramenye gute ko hazaho umujyi bakahagura ibanza bakubaka amazu ameze kuri. Hari abantu baba bacanye ku maso. Cyane kabisa. Reba santere. Ahanga ni abantu bajyaga baza kwitembera bakanywa urwagwa, none basigaye baza kwa banywa Heineken. Urwagwa rwarabuze sha. Ahantu ni heza pe. Ese ubu hano wahatandukanya gute n'i Kigali? Nawe babitandukaniye. Bitandukanye n'ubuzima ni kimwe. Wenda babitandukaniye nuko i Kigali haba amaserivisi menshi, ibintu byinshi. Ikintu umaze kubona hano ubuzima burahenze hose, haba ari i Kigali nta cyaro kigenda wavuga ngo ibishyimbo birahendutse ngo mu cyaro cyahe ku bishyimbo bigura kimwe. Ibishyimbo ni kimwe kabisa. Dore uyu mujyi ndakurahiye. Karitsiye yaho. Ariko hano hari abantu bakifite wa mwimerere kubaka kera nk'amategura n'iki ndacyabibona kabisa. Hanze kuyakura akamategura ni sawa. Iyo imvura iguye ntago bigusakuriza. Ikindi kandi nayo atuma inzu idashyuha cyane. Inzu horano ifite nuza fresher kabisa. Setandre ni kiriziye. Hano bita kuri Setandre cyangwa ni Nyamirambo. Ino ni paruwasi ya Gitarama. Atari.
twitabiriye si amashuri. Ni Mutagatifu Andre. Iriya paruwasi ya Gitarama abantu bahamenyere baheruka cyane wabonye Muhanga imbere yawe. None se Muhanga aho tuvuye hose siho? Ni akarere reba nyine mu mujyi wawe Twatangiye akarere ariko no umujyi wawo kabisa reba ukuntu ubona. None se watandukanye gute na Kigali? iyi ni gereza None gereza ya Muhanga none ureba uriya mu Gisasa. Baba we hari hatandukanye ni Kanombe. Ntabwo turi guhinjireyo turahita twikatira duhindura icyerekezo twebwe ngubu abantu bakoze kutureba Ariko ni heza cyane pe. Ako nanga turi aracyari muri Muhanga ariko hano hantu n'umuhanda umuntu awunyuramo ajya i Karongi cyangwa se ku Kibuye. Inshuti zacu rero Muhanga turayiberetse na hariya haracyaboneka hariya hakurya kabisa hariya ndacyayibona ariko mwakoze kugendana natwe urugendo rurerure rungana gutya ubundi mugumane natwe tubereke ibiganiro byiza tubereke ukuntu ahantu hahindutse tubereke u Rwanda ukuntu ugenda rutera imbere. Hano n'ibiro by'akarere kawo ni ibi ngibi. Ibi ni ibiro by'akarere ndabona bakikubaka ariko ntabwo ari bishyashya. Guys mwakoze kubana natwe mwibuke mukore share comment like mutubwire ibyo mushaka tuzatugenda tubibereka mutubwira aho mukumbuye kureba tugende tuhaba fotore tubereke abatumirwa mwifuza turacyahari rwose turi hano ku bwanyu kandi turabakunda mugira umugisha. Bye bye. Tubereka umusozi mwiza n'uwitubonera icyo bita ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi kabisa.